Mu gihe abanyeshuri biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye bakomeje ikiruhuko cy'igihembwe cya kabiri cy'umwaka w'amashuri wa 2018 gishyira igihembwe cya gatatu, kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni ya Byumba UTAB iri gutanga amasomo kuri bamwe mu barezi baba baracikiriza amasomo yabo bifuza kuyasubukura kugira ngo barusheho kwihugura. Bamwe mu barezi baganiriye na BTN bagaragaje ko nubwo ubu ari abarezi nabo baba bakeneye kurushaho kwihugura no kwiyungura ubumenyi, ari nabyo byatumye bafata umwanya wo kuza gukomeza aya masomo. Byaranyongereye ubumenyi aho ngereye, ndetse bigasakomeza kunyongereraho n'ubundi bumenyi, kuko uko ngenda nega ngenda nunguka byinshi ntarinzi. Mu by'ukuri kuri UTAB hano ngiye naje kongera ubumenyi kugira ngo ngire ubumenyi bwimbitse mu byo nkora. Nari nararangije mu mwaka wa 2011, ubwo no kuvuga ngo kuva 2011 kurinda ngeza neze saa ntago nanakongeye gusubira mu bitabo nitwa umunyeshuri. Ubu rero nkaba ngiye kongera kuba umunyeshuri kugira ngo nongere ubumenyi. Si hose wapfa kubona iyi gahunda itangwa mu bihe by'ibiruhuko, ku buryo abarezi babona umwanya muke kubera abanyeshuri baba bari mu nshingano zabo, nabo babona uko bakomeza kwihugura bitabaye ngombwa ko bahagarika akazi kabo. Ibi bikaba ari kimwe mu byakanguye ndetse n'ireme ry'uburezi bavuga bizeye muri kaminuza. Ariko amakuru mfite abaharangije mba numva batanga amakuru meza yuko bafite ubumenyi bufite ireme, batanga ubumenyi bufite ireme. Niyo mpamvu nanjye naje kuvoma kuri iryo vomo. Aya masomo iduhereza mbona afite karite, kuko akenshi iyo ni identifiye kuri bagenzi banjye bagiye baharangiza, mbona bakora ibizamini bakabitsinda nta nkomyi. Professeur Directeur Padiri Nyombayire Faustin uyobora UTAB avuga ko iyi gahunda yayishyizeho kugira ngo babashe korohereza abarezi batandukanye baba bifuza gukomeza amasomo yabo ariko bagatambamirwa n'akazi kabo. Igamije rero gufasha abarimu kunguka ubumenyi no kujya mbere mu mikorere yabo nk'abarimu b'abanyamwuga, ariko tutabangamiye imirimo basanzwe bashinzwe. Ubu abo dufite bari mu byiciro byinshi kuko tumaze amezi menshi tuyitangiye. Ibyo bigishwa ni nk'iby'abandi, ni ukuvuga umwarimu ushaka kugera kuzabona impamyabumenyi ihanitse yari afite wenda y'icyiciro cya mbere cya kaminuza, cyangwa se wari warijize amashuri yisumbuye gusa afite yemerewe kuba yakwiga muri kaminuza ariko atari yakabiboneye uburyo, abo ngabo nibo twakira muri iki gihe cy'ibiruhuko, tukabaha umwanya uhagije, tugira ibyo tubigisha, hakaba n'umukoro tubaha kugira ngo igihe bazagarukira mu bindi biruhuko bibe batarabisinzirije gusa, ahubwo barakomeje kubyaza akamaro ibyo twabahaye. Bigiye kuzamura ireme ry'uburezi, kuko urabona mu mashuri y'u Rwanda ari mu mashuri mato ari no mu yisumbuye, ntabwo twishima ngo dufite abarimu bahagije babifitiye ubumenyi n'ubushobozi. Ibi rero dukora ni umuganda duha igihugu cyacu, Minisiteri y'Uburezi by'umwihariko, ni umuganda dutanga mu burezi mu Rwanda, tuzamura ireme ry'abari mu murimo w'uburezi ariko bifuza kunguruza intera bari bariho. Uretse iyi gahunda ifasha abarezi kwiga mu gihe cy'ibiruhuko, UTAB ikomeje kugenda izana n'izindi gahunda nyinshi zituma abayigamo barushaho kuba intajorwa mu ruhando rw'abandi. Ubu ikaba igiye gutangiza isomo ry'ihugurabwonko Mind Education mu ndimi z'amahanga, bizeye ko rizarushaho kuzamura ireme ry'uburezi butangirwa muri iyi kaminuza. Inkuru ya Ngaboziza Remy mu ijwi rya Joseph Niyonzima.